STT yaba igiye kujyanwa mu nkiko. Yaba igiye kujyanwa mu nkiko kubera iki? STT biragaragara ko ishobora kuba hari izindi mbaraga z'abantu bakomeye bayiri inyuma, ndetse bamwe na bamwe bari mu Rwanda nubwo bivugwa ko ari abanyamahanga, ariko birashoboka ko haba hari n'ababiri inyuma kandi bo mu Rwanda. STT yaraje iriyandikisha muri RDB iyakirana yombi ndetse iyiha uburenganzira, iyiha icyangombwa. Rwanda Revenue yakirana yombi irayisoresha. Kugeza uyu munsi baravuga ko STT itazwi. Kwibaza RDB yahaye icyangombwa umuntu utazwi, Rwanda Revenue yasoresheje umuntu utazwi. STT yagiye ikoresha amanama mu buryo butandukanye hirya no hino muri iki gihugu, ndetse STT itangira no kugenda ikora imishinga yo gufasha abaturage no gutera inkunga hirya no hino mu gihugu, aho yagiye ifasha n'ibigo by'amashuri n'ahandi hantu hatandukanye. STT kugeza uyu munsi nta muntu, mbere y'uko hafatwa ibyemezo, BNR ifata ibyemezo ndetse n'izindi nzego zibishinzwe, nta muntu wari wagataka avuga ko STT yamwambuye, ahubwo abantu bose babonaga ibyo STT yabagombaga yabaherezaga, bamwe ndetse bakomeje kwagura gushyira imigabane yabo. Hakimara gufatwa icyemezo cya BNR n'izindi nzego zindi, bafunze STT n'imiyoboro yayo yose. Uwo rero nyiri STT n'abashoramari bayirimo cyangwa se abo bajura bahise babona uburyo bwo guhita batwara rubanda. Aho byari kuba byiza BNR nuko yari kuvuga ngo aba bantu bahawe uburenganzira bwo kuza mu Rwanda no gukoreramo, abanyarwanda bagendeye kuri icyo cyizere, reka mbere na mbere tubanze tugaruze umutungo wabo, ubundi dufunga iki kigo kuko gitujuje ibisabwa. Ahubwo bafashe amafaranga y'abanyarwanda amamiliyari n'amamiliyari barayapfungirana, abitwaga bajura barayatwara. Aho rero harimo ikibazo gisaba gutekerezaho cyane. Kuki hatabanje kugaruzwa ibyo, ahubwo bikagenda uko nguko? Ikindi kuki kugeza uyu munsi nta kiri gukorwa ngo ku buryo bugaragara ngo aba bantu, aya mafaranga y'aba bantu agaruzwe, ahubwo bakavuga ngo uwayashoyemo biramureba agomba guhomba? Iki gihugu tuzi gifite urwego rw'iperereza rukomeye, gifite uburyo bwose bushoboka, gifite abaderi bari charismatique ku buryo bwose bushoboka, bafite ubumenyi pe. Ni gute ikigo gishobora kuza kikamamara? STT yamamaje ku maradiyo n'amateleviziyo akomeye muri iki gihugu. Ibyo byose abayobozi barabyumvaga, ariko nyuma yaho kugeza uyu munsi uwashoyeho amafaranga, ubuzima bwe ndetse bamwe na bamwe ubuzima bwabo buhagaze burundu. Nta cyizere na kimwe ari no guhabwa, byibura yumve ko abamucucuye byibura bari no gukurikiranwa. Icyo rero kikaba ari ikibazo kigaragaza ko STT ishobora kuba hari izindi mpamvu. Kugeza uyu munsi rero hari abantu bayishoyemo amafaranga batangiye gutekereza ko bashobora kurega muri bimwe mu bigo bya leta bireberera abaturage, byayihaye uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Ahubwo akavuga ati ibyo bigo nibyo tuzarega kubera ko ntibyashishoje kandi ari byo bitureberera, bituma natwe tuyoboka dushyira amafaranga. Kurega rero no kujyana mu nkiko ibyo bigo birashoboka. Bamwe baravuga ati turarega abashoramari, ariko ntibabazi. Ariko turarega babahaye uburenganzira. Mu babahaye uburenganzira ubwo ninde? Ni RDB. Ahubwo icyo umuntu yakibaza, ese iraregwa? Ese abo bashoramari wese wabarega? Ese abo bashoramari se tuzi ni bande? Urwego bariho ni uruhe? Ese bararegekwa? Hari abantu batajya bapfa guhangarwa burya n'amategeko ajya kugeraho yabanje guseta ibirenge. Ariko kugeza uyu munsi hari abavuga ko bashobora kurega no gutanga ibirego kubera ubuzima barimo, ibihombo bagize, kwiheba gukabije, ndetse hari n'abagiye batanga ingwate mu mabanki bahereza amafaranga bayajyana muri ibi bintu.
abo kugeza uyu munsi bataye umutwe, ubuzima bwabayobeye bwabacanze.